Hello guys, iyi video tuyikoze turimo gusubiza umukunzi wacu witwa Havugimana Philemon, aho yari yatubajije ikibazo kigira giti ese inkoko itangiye gutera igirya ibiryo bingana iki ku munsi. Iyo video akaba ari yongeye kumusubiza iyo comment, iyi video ikaba iri gusubiza comment yiwe. Inkoko irimo gutera ikenera kurya ku munsi ibiryo bingana na garama hagati y'110 kugera ku 120 ku biryo irya bya buri munsi. Ubwo aho ni ku nkoko imwe. Uzakuba n'umubare w'inkoko ufite kugira ngo umenye ibiryo uzajya ugabura ku munsi. Ibi biryo uzagabura bigomba kuba bikungahaye kuri zino ndungaburo ngiye kukubwira: poroteyine ingana na 16 kugeza kuri 18. Iyi poroteyine ifasha mu gutunganya amagi. Igakenera calcium ingana na 3 kugera kuri 4 ku ijana by'ibiryo iri burye, ifasha mu gutunganya igishishwa cy'imigi. Igakeneramo vitamini n'imyunyungugu bifasha mu gutunganya imibereho myiza y'umubiri w'inkoko. Inama naguhereza: jya ukurikirana umenye ko buri nkoko irya garama yagenewe ku munsi kugira ngo zibashe kuguha umusaruro uhagije. Gira aho zinywera amazi, aho zinywera amazi asukuye. Ikindi kandi nubona harimo izirwaye cyangwa se izidatera amagi neza, zitaguha umusaruro ku buryo bukwiye, uzamenye ko hari igihe yaba nawe ari ubwo bwa mbere urugeze hano. Kora like, share, subscribe, ushyire muri comment nawe icyo ukeneye ko tuzagukoraho.